cyangwa n'icyo bikubwiye ngene ntago byabura barabivuga. Okay. Nukuru umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe. Harimo viginera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye. Wankomesha umutima menye kutarobanura rw'ubutoni uwagukiranukiye wese uramwemera. Ineza yawe nyinshi yamenyekanye kw'isi hose, kwivuka iwacu naho bararirimba banezerewe. Wow. Nkunda kuntu aririmba ijwi rye nyine aririmba neza, nta bikabyo byinshi birimo by'iki gihe byinshi, nyine ukumva ni ibintu bifite umurongo kandi ni ibintu bikijijwe. No kuntu nkunda nanone n'ukuntu nyine mba mubona ameze nyine ukuntu yo mubona. Mbonye wamubwira iki? Namubwira ko mukunda. Wamubwira ko mukunda kuko Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, tuvuga ngo nimugire icyumweru cyiza. Weekend hiwanyu yagenze neza aho muherereye hirya no hino mu ntara zitandukanye z'igihugu, no kuvuga amajyepfo n'amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, ndetse no mu mujyi wa Kigali, ndetse no mu bihugu bitandukanye muri diaspora. Dufite abantu benshi baba bagenda badukurikira bakabitwereka ko bitaye ku biganiro byacu. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo bahereza umugisha cyane kandi ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Naho abababaye bo ni musenge, ni ku ijambo ry'Imana rivuga, maze mukomeze mwihangane nimutagwisari muzasarura. Reka rero dutangirane n'uyu mutumirwa wacu, tumuhikaze ku Iyobokamana TV. Nikaze cyane ku Iyobokamana. Murakoze cyane. Amakuru ni meza. Wow, ndakubona cyane. Yego. Wambaye neza, ufite imisatsi myiza ya kirokore rwose isobanutse cyane. Ni naturel? Naturel. Uri umurokore? Yego, ndamurokore. Wow, ni byiza cyane. Ariko ubundi buri iyo bavuze ngo umurokore, kuri wowe umurokore ni umuntu umeze gute ubundi? Kuri njyewe umurokore ni umuntu nyine umeze nk'uko Imana yifuza, cyangwa se umuntu nyine uri ku Mana yifuza. Ntago ari uko abantu wenda kuko abantu bashaka kukubona bakakubona ko utari umurokore, cyangwa se buri muntu aba afite ibyo areberaho, ariko umurokore ni umuntu umeze nk'uko Imana yifuza. Umuntu wubahiriza mbese uwikomfa, yes, umeze nk'uko Imana yifuza. Ndumva wamugani bifite ukuntu bisobanutse wamugani. Umurokore ni umuntu umeze nk'uko Imana yifuza. Umurokore kandi ari mu madini n'amatorero bitandukanye. Hari abantu bavuga ngo abarokore, abantu bakumva ngo niba abantu ngo bafite natirere, ngo niba abantu bameze gutya, nyamara ntabwo ari ibyo no kwishuka burya. Umurokore ashobora kuba mu idini ni cyangwa itorero runaka na runaka na runaka na runaka. Ahubwo umurokore ni umuntu uri mu itorero rya Kristo, kandi itorero rya Kristo ririhisha mu madini n'amatorero bitandukanye. Abantu rero bajya bumva ngo abarokore ngo bagahita baba definisa nk'abantu runaka, burya ntabwo ari byo. Sibyo Sando? Nibyo rwose. Okay, yes, uratangira wibwira abantu badukurikiye rero kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kugirana ikiganiro. Murakoze cyane. Nitwa Sandirine niyo muhoza. Ndi umukobwa ushima Imana, sengera muri ADPR Kimisagara ya kabiri. Ndo muririmbyi muri korali Abaragwa, nkaba no muririmbyi muri ministeri yitwa Afite. Murakoze cyane. Uririmba muri korali no muri ministeri? Byose urabifatanya bikagenda neza? Byose n'umurimo w'Imana. N'umurimo w'Imana. Byose n'umurimo w'Imana. Ndumva rero kuririmba warabaye rwiyemeza mirimo mu kuririmba rero. Kuvuga kuba rwiyemeza mirimo so kuvuga ngo ugenda utera ibiraka, no. Abantu banyumve neza, ahubwo no kuvuga ngo wiyeguriye Imana, wiyegurira kuyikorera umurimo w'uburirimbyi uko ushoboye kose. Nicyo bishatse kuvuga? Biravuga ngo mugende mubwiriza amahanga yose. Niyo mpamvu nanjye
cyakoze si henshi cyane kuko nanone umuntu yirinda akavuyo mu bintu by'umurimo w'Imana ariko aho ngaho niho nkorera umurimo w'Imana kandi numva mbohotse muri the power of the cross no muri abaragwa kwaya ya Kimisagara ya yindi gira indiri hari indirimbo bagirizwi cyane yitwa ngukira kandi banza ari nawe uyitera wana okay noneho kumumuririmbi rero iyo ugiye gukora nta nubwo urimba ku giti cyawe se nta ndirimbo yawe ku giti cyawe urakora wenda hari ukuntu umuntu avuga ati ndaririmba njyenyine ariko nkanaririmba nkanafasha amakorari atandukanye ari naho haza mu izo ngizo wenda wowe uri umuririmbi mu makorari gusa nta soro ukora yawe indirimbo zanjye ku giti cyanjye ndazifite nyinshi wenda icyo ntari nakora no gutangira nyine kuzisohora ntangire ngenye muri industry yo kuririmba ariko ubundi ndazifite muri iyi minsi nyine ndi kuririmba aho ngaho gusa ariko mu minsi zaba zakwitege watangiye gusohora izawe ku giti cyawe mu minsi za kabisa ndaje dukora umurimo w'Imana wa welcome kabisa yes bakunze biyo bakamana TV uyu nguyu ni Sandirine niwe tugiye kuganira n'umuririmbyi mu makorari atandukanye agiye gutangira twibwira cyangwa urundi kwiyo wivuze nk'umuririmbyi utararirimba abantu base ko bari kutubeshya aririmba guteka ugiye kuduraza uraduha utwapera tubiri na kapera kakora k'indirimbo yakorari abaragwa nuna kapera k'indirimbo yakora ya Ministry the Power of the Cross sibyo none tuze rero dukomeze sasa urahera ku kuyabaragwa murakoze cyane hari indirimbo yakorari yacu nkunda turimo turayikora muri studio zigiye gusohoka muzahita muzibona ivuga ngo ninjye Uwiteka nta yindi mana ibaho atari njyewe ndihagije muri byose nta yindi mana ihwanye nanjye oya ariko we Isiraheli mugaragu wanjye Yakobo natoranije weho nahamagaye nkagukuruza ineza yanjye nkakubwira nti uri umugaragu wanjye naragutoranije sinaguciye ngufashe ukuboko sinzakurekura ntuca mu mazi nazagutembana nunyura mu muriro ntabwo uzashya ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe ndi Imana yawe nzajya ngukomeza nzajya ngutabara mwana wanjye ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebe ndi Imana yawe wow ntutinye kandi ntukihebe kuko Uwiteka Imana ni Imana yawe ni nziza cyane iyo ngiyo ni yabaragwa twagere kuri power of the cross umwami naganze umwami naganze mu mitima yacu yankojeje nk'ikiganza cye numva ndahembutse kuva ubwo mwemerera kuba inshuti yiwe kuva ubwo mwemerera kuba inshuti ye kuva ubwo mwemerera kuba inshuti yiwe
bwawe. Murakoze cyane. Bakunze Iyobokamana TV, uko byasa kose mwabyumvishe ko umukobwa tuzanye kuri kamera z'Iyobokamana TV ni umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, kandi Imana yagize gutya imugabira impano y'ijwi ryiza, ubundi rero akajya akora mu nganzo nyine. Wa ni byiza cyane vraiment, nari nagiye gufashwa ngewe nabugira ngo n'abandi bantu bikureba ikiganiro batangiye kugenda bafashwa. Sandirine, watangiye kuririmba ryari? Umuhamagaro wo kuririmbira Imana waje gutereka bari cyo kibazo cya mbere nza nkubaza. Murakoze cyane. Ngewe bundi navutse nsanga iwacu bakijijwe, nsanga mu muryango w'iwacu ni abantu bakunda kuririmba cyane cyane navuga ngo impano tuyikura ku mubyeyi wacu mama. Natangiye kuririmba muri école de dimanche nkiri umwana, hanyuma mama nyine ahita akira muri korali, yari dirigente, anyigisha kuririmba, ampa umurongo nyine. Nibwo nicyo gihe natangiye kuririmba, mbese natangiye kuririmba nkiri umwana kugeza n'isanda cyaririmba, kandi ndacyanakomeje. Yego. Wow, iyo urimo uraririmba muri ayo makorali atandukanye, ntekereza ko abantu benshi bavuga ko ijwi ryawe ari ryiza, bajya babikubwira cyangwa n'ibyo bikubwiye ngene? Ntago byabura. Ntago byabura barabivuga. Okay. Ufatanya gute kubaha Imana, kugira ijwi ryiza no kuba mwiza uri umukobwa? Aho nuhura n'intambara nyinshi z'ibishuko, uzirwana gute? Ni gute umukobwa yaba mwiza azi kuririmba kandi akanubaha Imana? Ubwo butumwa gira abakobwa ubuduhera bumeze gutyo. Ubundi ikintu nabonye cya mbere muri iyi minsi kiri kugusha abaririmbyi, iyo umuririmbye nyine ngo yumva nganga si kuririmba, cyo nyine wamajije kukimenya ugatangira kuba ati ngenzi kuririmba. Noneho rero nazakuraje abantu bagenda baguha umuntu ngo si kuririmba, ngo si kuririmba. Noneho nawe wakicara ukavuga ati buryo uzwa ko nzi kuririmba, ugatangira kumva ko nusiba muri korali yawe, mbese kuko ubizi ari wowe uyoboye, ibintu byose biri bupfe. Cyangwa kumva nko kuko muri ministeri yanjye nkatangira mbese kwishyira hejuru ko abantu batangiye kumbwira ko nzi kuririmba. Biba byiza iyo ukuntu abantu bakubwira ngo sikuririmba cyangwa se uri mwiza n'ibindi byose byagufasha, ukavuga ati wenda haraho maje kugera, reka mparanire no kugera ahandi, ukumva ko ari nka courage abantu baba baguhaye, ahubwo nyine reka kwishyira hejuru n'umwuka wo kwibona. Fatwa n'umwuka wo kwibona. Ibyo ngibyo rero iyo byatangiye gukuzamo uratakara usigara mwako gahege n'ibyo kuvuga ati nzi kuririmba, abandi bana bakaguta, wowe kiri muri yandi ngo nzi kuririmba. Rero hamwe no gusenga Imana no gusoma Bibiliya, tukareba nyine uburyo byagendekeye Satani, byose bigenda bidufasha tugakomeza gukora umurimo w'Imana, kandi nta bwibone burimo. Kuririmba hari abantu benshi bazi kuririmba kuturusha cyane. Icyo ngicyo igitekereje ukavuga ati ntawe ndiwe, ni Imana yampamagaye, icyo ngicyo ukagitekereza kiragufasha cyane. Iyo uri umuntu ubonwa n'abantu benshi, wa polisi ukiri umukobwa, ubuteretwa n'abasore benshi, ibyo ntibyawe sibyo? Uba managinga gute? Bamwe baza bigize ngo abakunzi bawe ngo mwana we ngo uri kuririmba, uri kwantona yandirimbo turabikunda cyane, abandi bakaza muri nyine muri bene izo style zo kukwereka yuko ngo ari abagushyigikiye, ugasanga baziyemo no gutereta. Urwana gute na by'iyo ntambara ukabasha gukiranukira Imana, ugakorera Imana mukuri no mu mwuka? Sandirine, iyo ntambara itubaho cyane abaririmbi umugani wawe, ariko bisaba kubigira mu bwenge kandi nyine ukabishyiramo n'agakiza. Hari ukuntu nyine abakobwa bo muri iyi minsi nyine iyo wumva nyine watangiye kuba umusitari, ukabona nyine umuhungu wambaje kugutereta, ukemera n'undi akaza ukabona aramurenze, ukavuga ati reka mbe mbafatikanya, n'undi ejo nawe akaza ukamwakira, nyine uko nyine wumva wabaye umusitari. Basigaye bavuga ngo nibagarira yose. Ibyo ngibyo byabagarira yose uratakara. Icyo ukora nyine nkuko tubizi pe, biragoye nanone kubaho udafite sheri uri umukobwa cyangwa se uri umusore, ariko ubigiramo ubwenge. Nimba ari umwe ukavuga ngo ni umwe ari aho ngaho, kandi nyine ukagerageza no kumwerera imbuto, ukagerageza nanone no kugira limite mu gihe muri kumwe cyangwa se mu byo muvugana, mukagira limite nk'abantu b'abakristo, mukagira ibiganiro muganira nk'abakristo,
mukajya n'ibyo mutaganira nk'abantu b'abakristo kandi nyine mufite gahunda yo kujya mu ijuru. Yego, ntekereza ko buriya mbere yuko uhitamo umukunzi muri kumwe ubu ngubu wari waravuze yuko ugomba gushaka umusore ukijijwe, birumvikana sorry gukundana n'umusore ukijijwe. Uwo muri kumwe wamukunda iki Sandirine? Njyewe aho gaje agatoko gaje ntawe mfite. Ese hari ukuntu wari ubivuze ngo urumva ngo kubaho nabwo uri umukobwa udafite nyine hari benshi bigora ariko njyewe nshimira Yesu ko muri iyi minsi yabimfashije nkaba numva ntacyo bintwaye kuba ntawe mfite cyo kuzanzamugira kuko ntago nzabamansera ariko kubera nyine intego y'ubuzima bwanjye cyangwa se papasi yuko nshaka kubaho ndikumva muri iyi minsi nyine ntabwo ari ngombwa. Ubwo se umuntu uri kureba iki kiganiro yakwibaza ngo Sandirine ni umukobwa mwiza, uri presentable, uzi kuririmba, uri public figure ku bantu benshi, bigatangaza umuntu kuvuga ngo nta mukunzi ufite. Ese biterwa nuko badatereta? Ese biterwa nuko niki gituma ntawe ufite kugeza ubu ngubu? Erega abasore ntago baro guteta bari na benshi ubu ngubu maze gutera indobo nk'abasore 100 kubera kukubona mu baguririmbo ugira ute wererwa ubenga. Oya ntago mbenga burya nta muntu ubenga iby'Imana ntago bijya bipfa. Imana ntago bijya bipfa burya abo bara bose baje bagaca imbere yanjye bakagenda ntago barabanje ariko burya uwanje naza nkanamubenga ariko igihe kizashira kuko ari uwanje Imana yanyedekiye tubane. Ubu ngubu kubera guteretwa n'abasore benshi ntabwo buryo ugira ko mubo waba warimye urukundo haba harimo ngo uwo nguwo Imana yaguteganyirije wenda ukaburindiriye ko azagaruka. nta makuru mbifiteho ariko muri iyi minsi wapi ujya wumva n'ujya gukunda umuntu uzakunda umuntu umeze gute wujuje iki? nzakunda umuntu unkunda nzakunda umuntu unkunda nanjye nakunze ukijijwe hanyuma wenda physically nubwo uyo umuntu atayiha agaciro cyane ntago ibyo ngibyo by'umuntu wenda aha agaciro cyane gusa ngiye kuvuga physically ntago umuntu ayiha agaciro cyane ariko igihewe muri njyewe cyangwa se n'amarangamutima yanjye nkunda umusore muremure w'igikara useka neza biba bibaye uri presentable wibogari. Yes. Ndabona no cameraman wanje ngo yari yakunze uburyo nguseka ubwo afisavamo kuko ni busharura aho ngaho. Ubwo yumve ko reka ntaho biri nta rukara afite nanone ibyo nabishyize kuri etape ya nyuma. Ibyo ni etape ya nyuma. Ibyo ni etape ya nyuma. Ni ukwifuza ko umutima w'umuntu. Iyi ko umutima w'umuntu ariko habaho n'ubushake bw'Imana. Yes. Sandirine hano mu Rwanda hari abaririmbyi benshi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ninde mu ruririmbyi gukora ku mutima cyane ugukora ku mutima ukumva wakwifuza guhura nawe ukumva indirimbo ze ziragufasha buri mwanya. Ninde mu baririmbyi bari hano? Murakoze cyane. Nkunda Israel Mbony. Nkunda indirimbo ze, ni indirimbo zifite ubutumwa. Ni indirimbo zitarimo sinzi uko nabivuga, ni indirimbo zitarimo ibikabyo. Zitarimo ibikabyo kandi zirimo amagambo yubaka imitima, asana imitima. Yes, ndamukunda cyane. Okay, kuva umukunda hari indirimbo ze cyangwa ye uzi kurusha waturirimbiraho iyo ndirimbo nawe tuwongira ngo icyo kiganiro azakireba ku buryo avuga ati wow kiburya hari umukobwa uzi kuririmba kandi aracyari umusore. Aracyari umusore. Okay, waturirimbira ku ndirimbo ye? Mfite impamvu yo kuririmba ndumva nuzuye amashimwe nukuri Uwiteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma
gusenga kw'ijwi ryanjye nukuri umutima wanjye urabyemeza wera ni wowe. ngira ngo Sandirine murumva yuko rwose iyi ndirimbo ya Israel Mbony agiririmba neza cyane. Israel Mbony ni ibihe bintu mukundira we ndavuga mu muziki birumvikana niki gituma uba inspire n'indirimbo ziwe ubiterwa n'iki Sandirine? Nkuko nari nabivuze mu kanya Israel Mbony agira indirimbo zifite amagambo meza mbese n'umuhimbyi mwiza yandika neza indirimbo ze zisana imitima mbese ni indirimbo zishobora kukuvana ahantu zikakujyana ahandi hantu ubirimo neza uri kubitekerezaho neza. Ikindi nkunda kuntu aririmba ijwi rye nyine aririmba neza nta bikabyo byinshi birimo by'iki gihe byinshi nyine ukumva ni ibintu bifite umurongo kandi ni ibintu bikijijwe no kuntu nkundana none n'ukuntu nyine mba mubona ameze nyine ukuntu yo mubona kagatipe nyine tuwe yego mbona ari umuntu ukijijwe wow ni byiza cyane. Uwaguhuza na Israel Mbony wamubwira iki? namubwira ko mukunda kukunda uburyo aririmba abantu babyitiranye kandi bakubeshera bani yavugiye kuri kamera bakunda Israel Mbony bakabigira ibindi oya ngira ngo uri kwivugira iby'umuziki. Mbese umukunda mu buryo bw'umwuka kabisa. Haleluya, amen. Yes, ni byiza cyane. Israel Mbony akira ubutumwa bwawe yuko Sandirine akunda uburyo uririmba uburyo uteye ukuba wambaye uburyo wera imbuto nyine mu bantu burya nabyo birakonta buriya ngira ngo yitwaye nabi igikundiro afite mu bantu cyagabanuka ariko impamvu abantu bamukunda nuko ari umukozi w'Imana akaba azi kwandika indirimbo akaba kandi agerageza no kwifata neza nyine yaba mu myambarire mu mivugire imiterere n'imimerere byose bikaza bitsindagira ko ari umukozi w'Imana muzima ngira ngo ubutumwa bwe arabwakira buriya ninzi niyo ngiyo uzi yonyine se kubera ko nkunda indirimbo yitwa ngo sinzibagirwa ubwo nanjye kuba ngo sinzibagirwa yonyine uzi nta kantu na gatoya uziho ku iyo ndirimbo nkunda nanjye ngo yingo kantureho gatoya ku iyo ndirimbo ya Mbony. menye kutarobanura kubutoni uwagukiranukiye wese uramwemera ineza yawe nyinshi yamenyekanye kw'isi hose kwivuka iwacu naho bararirimba banezerewe. Wow. Yes, uyu nguyu ni Sandirine turimo tuganira. Sandirine, uyo utekereje ukabona gukizwa k'urubyiruko muri iyi minsi ubivuga iki? Ubona bikwiriye? Ubona biri ku rwego rwo hejuru? Ubona byarasubiye inyuma? Ni iki nize expectation zawe ku gukizwa k'urubyiruko rwo muri iyi minsi? Gukizwa k'urubyiruko rwo muri iyi minsi rero biragoye wenda si bose ariko muri iyi minsi biragoranye cyane aba urubyiruko rwinshi muri iki gihe ruhugiye kuri social media ku buryo nyine gukizwa muri iyi minsi kuba bigoye cyane ugasanga nyine umuntu umwanya yagafashe ari gusoma Bibiliya arafata umwanya nk'amasaha 5 yo kureba filime ariko akabura n'iminota 10 nabara yo gusoma Bibiliya. Mbese nyine hari ibintu byinshi muri iyi minsi byaje cyane navuga ngo iterambere niryo rigize uruhare mu gukizwa guke y'urubyiruko. Urubyiruko rwinshi cyangwa se abasore n'abakobwa ntago bagereza umwanya ibintu byo gusenga noneho kuri ubu ngubu noneho corona yaziye byarakomeye baramutse bafunguye n'insengero sinzi uko noneho urubyiruko rwazamo rwawe ruke cyane gusa icyiza nuko nanjye kubaza inama ubagira icyiza ndumva ari byo uhingutseho nyine yego
inama nagira urubyiruko muri rusange bagenzi banjye nubwo bigoye nubwo imikorere ya satani ahangaha igoye ariko be kureba ku nyungu z'ako kanya umuntu yitekerezeho arebe ejo hazaza hiwe kuko abenshi bareba ku nyungu z'ako kanya ntibatekereze ejo hazaza ibyo rero bikabatera kudindira mu buryo bw'agakiza ariko umuntu aramutse avuga ati ese ejo bizaba bimeze gute ese ejo isi iramutse inanarangiye najya he byangendekera gute uramutse utekereza future kurusha present byagufasha yego okay yes utekereza future kurusha present byagufasha cyane byatuma ukomeza gutera imbere hano mu Rwanda hari amakorari menshi atandukanye ndetse na za ministeri yewe hani cyitwa ngo recruitment ziba mu makorari usanga korari ibonye umuririmbyi mwiza hariya kavuga ati ndamuzana yaba umuririmbyi wacu bagira gutewe ntabashatse kugurekirita buriya kugira ngo wowe ukiri mu baragwa ntabwo mvuze ko abaragwa ari korari yoroshye nayo ni korari ikomeye ariko ntazikomeye cyane zageze ku propose ati ko waje kwiririmbira hano waje ukagira gute na gutya harimo avantages zinizi nta recruitment yagukoreweho wowe recruitment nyine muri iyi minsi navuga ngo niko isi y'iyi minsi yubatse ntago zibura ariko umuntu ubwe niwe wihereza umurongo ngenderwaho akiha gahunda akirinda kavuyo mu mutwe we kandi burya n'Imana ntagikunda kavuyo ikiza no gusenga Imana ukamenya aho yaguhamagariye kuba uri icyo kiragufasha ngiye rero umuhamagaro wanje numva uri mu baragwa cyakoza wenda bajya bavuga ngo nta mukobwa ugire dede naho wenda navuga cyangwa se ndumva ariyo mpamvu yonyine yamvana mu baragwa kuya gushaka nk'ahantu kure wenda n'urugero birashoboka ariko ikiza no kwereza umurongo ngenderwaho ukihereza gahunda muri wowe ukavuga ati umurimo w'Imana nahangaha rero ibyo bintu ukurikiye mu zindi korari zirenze wakaguye kugenda wenda nimba repetition zabo ukabasura ukumva cyangwa se ugasura n'amachano ya YouTube yabo ari abantu basi kuririmba none bya bindi wumvishe ushaka gukurikira ahubwo wowe ukabyiga ukabishyira muri korari yawe ukayiteza imbere nayo ikazamuka ntabwo ari byiza kwirirwa umuntu ajarajara ubwo ubutumwa bwiza cyane ku bakobwa cyangwa ku bantu bazi kuririmba bakunda kwirirwa bajarajara none ari muri yesha rigeze muri yageze ahabururu ugasanga wabuze hose aho wafata umuntu akubaje ngo nibiki ukundira korari abaragwa birumvikana urayikunda kuvugiririmbamo ariko hari ibintu uvuga ko ati impamutima zanjye kuri korari abaragwa nizingize wamubwira ngo iki Sandirine korari abaragwa ni korari ikijijwe ni korari y'umuryango by'umwihariko ngewe ntago nyimazemo igihe kinini ariko nayigezemo ni korari yambereye umuryango ni korari mbese bya bintu by'iki gihe by'amakorari ugasanga ngo harimo nk'amakipe abiri ugasanga bamwe bari ku ruhande abandi bari ku ni korari nabonye ihuza mbese ni famille nziza ni korari ikundana korari ikunda gusenga kandi korari ifite amavuta kandi ni korari nanone ubona ko ifite icyerekezo ifite aho iri kugana yes ndayikunda cyane naho power of the cross ministries yo uyikundira ikira ministeri kuba wemera kuva muri korari baraguka ukavuga ati reka mwiyi minsi ni nyabigenge no mwira ministeri nayo ntange mu musanzu wanjye nkore mwivuga butumwa burya nayo hari kiba cyagukuriye cyangwa hari byo ububona mu byiza ushima bigatuma ushikamamo yes power of the cross nayo ndayikunda cyane nayo ntago mazemo igihe kinini ariko cyane abantu barimo nabo ni umuryango mwiza ikindi zikuririmba ikindi ifite indirimbo nziza nkunda nanone iyo turi muri repetition duhimbaza Imana mba numva nyine nkomeje kuyikunda cyane kandi nanone barakijijwe nabo barakijijwe kandi nicyo ntekeza ko ari cyo cyangombwa ku muntu w'umuririmbyi Sandirine iyo urebye wenda imiririmbire y'amakorari kera no rugero uretse kutari no wakera cyane ariko wenda mu gihe uyazi ukareba n'umwiki gihe ubona iterambere agenda ryiyongera ese hari umwimerero utakara ese ni iki wavuga ku miririmbire y'ahambere n'iyubu ngubu wenda ukompaye amakorari wenda mu makorari nkumvuga mu makorari yes byarahindutse cyane ariko mu guhinduka hari byabayemo byiza
harimo nyine n'ibyo ubona bitagisobanutse neza. Nk'ubu sinduwa kera cyane pe, ariko indirimbo za kera iyo wicaye ukazumva ni indirimbo wabaga wumva zihimbitse, indirimbo wumva zifite ubutumwa nyine bw'umwimerere. Ariko muri iyi minsi urajya kumva indirimbo y'umuntu wumve irimo haleluya kuva ku gitero cya mbere kugeza kirangiye, haleluya zonyine ukumva nizo zonyine ziganje mu ndirimbo. Mbese muri iyi minsi abantu ntago bagisoma ijambo, niyo mpamvu rero n'imihimbire nayo yarahindutse. Ntago indirimbo z'ikigihe ntago zikiba gifite umwimerere nk'uwa kera. Gusa wenda imiririmbire yo ndayikunda, nta kibazo wumva ari sawa, ariko ngiye ikibazo mbona mu ni icyo kintu cy'amagambo yabaga ari mu ndirimbo za mbere n'iz'iki gihe. We nazo simbi, ariko wumva harimo nyina. Ariko abantu bazumva bo babihomberamo, kuko buriya umuririmbyi ufite ijwi ryiza akakuririmbira nyine ukumva akagukomveka mu ijwi, ariko adafite content cyangwa amagambo nyine yivuga butumwa afatika, burya abahombya cyane abamwumva. Birumvikana rero yuko niba umwimerere w'imyandikire ugenda utakara, abantu bakwiye kwisubiraho nyine kugira ngo bigende neza. Yes, turimo tugana ku musozo w'iki kiganiro. Ni iki kindi wumva wabwira abakunzi bawe mwayo matsinda yose, abakristo muri rusange, abantu bari kureba kino kiganiro? Hari ubutumwa wabahabwa umwihariko? Yego, murakoze cyane. Abantu bose bakuri iki kiganiro, icyambere nabwira nuko mbakunda, ikindi no kubabwira ngo mukomeze muri mwebwe inzira z'igisiyoni, kandi mukomeze gukizwa nubwo ibihe bigoye, nubwo ibihe turimo bikomeye cyane, gukizwa bigoye, ariko umuntu azirikane Imana muri we, kandi tugerageze gusoma ijambo ry'Imana. Nko hari igihe kizagira nko gusoma ijambo ry'Imana usanga umuntu ntakibona uko asoma ijambo ry'Imana. Cyo nababwira rero, dusome ijambo ry'Imana, dukizwe, mbese twivomerera amazi azadutunga mu gihe kiri imbere tutazi uko kimeze. Murakoze cyane. Okay. Sandirine, reka tugushimire cyane kuba waduhaye umwanya wawe ukomera kutuganiriza. No kuri Imana iguhereza umugisha cyane, kandi ikomeze gukomeze, nutagwisari byanze bikunze uzasarura kubwo umurimo w'Imana ukora hirya no hino mu makora aratandukanye, guca bugufi ya gukorera Imana ukiranuka, byose Imana irabirokonesa, ntabwo izabura kuguha ingurano zabyo. Imana iguha umugisha. Yego, murakoze cyane.